Albert Musabyimana wari warabuze amahirwe yo kwiga ndetse n'abo mu muryango we wose ntibabasha kwiga kubera ihezwa ryahozeho mu Rwanda, avuga ko yiyemeje kwitura ubuyobozi bw'u Rwanda uburezi kuko bwahagaritse jenoside ndetse bugaca n'ivangura ryabaga mu burezi. Bonaventure Cyubahiro. Igitekerezo nyirizina Musabyimana Albert yakigize ubwo umukuru w'igihugu yari amaze gufungura ku mugaragaro isare iri hano, murayibona iyi sare rero umukuru w'igihugu amaze kuyifungura yabasabye ko itagomba gupfa ubusa. Ariko Albert kubera ko ari umwe mu bantu babashije kwiga kandi yari amaze kurokoka anatuye hano, aravuga ati giye nakora iki kugira ngo niture igihugu. Yararebye abona ngo ntashobora gutanga inka ngo azihe abasirikare babaho igihugu cyangwa se ayihe umukuru w'igihugu. We afata icyemezo cyo kwigisha abana, akabigishiriza muri no sare, n'abana babaga bari hano batajya ku ishuri. Abitangira gutyo, nyuma aza kwagura yubaka iri shuri, aho yafashe icyemezo cyo kubaka ishuri ryigenga, ariko afata umwanzuro kujya arihisha amafaranga make ku buryo arihisha ibihumbi 10 ku kwezi, ariko mbereho bigiraga ubuntu. Akavuga ko ibyo yabikoze mu rwego rwo kwitura igihugu kubera ko cyamufashije akabasha kwiga ndetse kikabasha no kumurokora. Ubu ngubu akaba ariho avuga ko nawe rero icyo yaragamije ari kugira ngo yiture igihugu afashe abana batiga kubasha kwiga. Impamvu hari abajya bambaza ngo kuki utagiye gukora indi business, kuki utikiza menshi, hari kugisubizo njya mbaha. Naravuze nti nanjye ngomba kwitura igihugu cyanjye, kubera ko kwitura igihugu ntabwo ari kujya kukirwanirira. Ubu bukene bugenda bukurikirana umwana w'umukobwa yatagiye mu ishuri atwarinda vuba kuruta uwagiye mu ishuri. Wa mwana rero w'umukobwa nagira ubuzima bwiza akiga, abenshi murabona ko ari n'abakobwa, niyiga ntatwarinda y'indaro, ni inyiturano ku gihugu cyanjye. Kera umuntu yaguhaga inka ubundi waramwituraga, ariko se nk'umuntu waje tanze ubuzima bwe kugira ngo ngire ubuzima, wamwitura iki? Ku ruhande rw'ababyeyi barerera kuri iri shuri ryigenga bashima uburyo ryafashije abana babo bakiga, nyamara bari bafite amikoro make. Nimara kubona ko rihageze nahazanye umwana, ariko nza nikanga mvuga nti sinzabasha ishuri rya privé. Batwakiriye neza, abana babahaye agaciro. Iki kigo ikintu cyambere nyishimira, baha agaciro abana, ntago baha agaciro amafaranga. Ku bushobozi mfite, ubushobozi mfite buri hasi cyane. Natangiye iki kigo tugitangiraho, twatangiye twishyura ibihumbi 15, bigenda bizamuka uko ifaranga rigenda rizamuka, ubu twari tugeze ku bihumbi 55. Ubu kuri iri shuri habarirwa abana bagera kuri 350, ariko Albert yifuza kuba yakwagura nibura akakira abana barenga 700 cyangwa se 1000, ariko ngo ubushobozi ni buke. Niyo mpamvu rero challenge tuzifite. Ntabwo nk'urugero umwaka ushize bana bo hejuru bose babonye 30, abarimu babigishaga bya bigo byishije amafaranga menshi biza kubatwara. Ntacyo ngewe nari kuvuga, kandi n'uru rubyiruko mwabonye ntago nari kubabuza kuko nta mafaranga afite. Mbonye umuntu uje kugira ngo twubake ibyumba abana babe 700 batange wabwa bushobozi bucya batajya kuvunwa n'amafaranga ngo bakure mu ishuri, nahita mbyemera uwo munsi kubera yuko nanjye naba nduhutse, nabangize amahirwe wo kongera umubare w'abana b'abakobwa. Abakobwa bakava kuri 20% bakagera kuri 50% kugira ngo ubuzima bwabo buzabe bwiza. Aho ngaho ntago nanatindiganya kuko mfite n'amahirwe none mfite n'ubutaka nakubaka nk'ibyumba. Mu banyeshuri barangije muri iki kigo mu myaka 2 ishize bigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, bose batsinze neza kuko mu banyeshuri 45 bakoze ibizamini uyu mwaka ndetse n'umwaka ushize 40 muri bo bagize amanota 30. Dukomereze mu ntara y'Iburasirazuba.